iteraniro ari ubwa mbere ari umushyitsi tumwiyegereze mu izina rya nde umuntu washabanijwe umuntu wo kubanza ukunda abashyitsi ukunda abageni kandi turabiyegereza kandi tumwakira wabashyitsi ari ubwa mbere nahaguruke kumanya ngo yayikaho umuntu wo kubanza yimuke tumwakire ntawuhari ubwo twese rero turabasanga reka dusabe ko ritambuke yakira abashyitsi igihe bari gutambuka turasaba Pastor Steven ahaguruke atere haleluya eshatu asuhuza iteraniro nka pasiteri zicyushye Apostle Christophe nawe atera haleluya eshatu zishyushye ziri mu mwuka we. Are you ready? Are you ready? We are ready. Hallelujah. Akechoka tamu na shimini ya Yesu. Ibira kulingeranya na kwa Mungu. Are you ready? Are you ready? Are you ready? 1 2 3 go. Nabatera haleluya n'imbaraga eshatu ziri mu mwuka wera n'ibirungo. Reka dusabe Hallelujah. 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 Twaga mupate bendera. Hallelujah. Wanotera hallelujah. Bafrage yohuba. Nimuri kurebe. Hallelujah. Ake chobwata. Ake chohuba. Hallelujah. 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 dusabe Apostle nka coordinator wa church nawe atera haleluya zikwiye ku mutima zo kunezeza Imana kuko n'ibitangaza Imana. Hallelujah. Kadusabe korari na perezida wa korari nabo batere haleluya y'imbaraga. Iyi korari yitwa korari Safiro, ibuye ry'igiciro rya mbere ritatse Yerusalemu. Nimuzongere kwifata nka korari itagira izina, ni ukuvuga ngo bagiye kwitegura bazaduhe mbese batumeneho ka soda. Kubw'iryo zina babitegure bidatinze, nanjye nitanze kurete ebyiri za soda. Bazatubwire ku mugaragaro iryo zina turi kunywa igihe kanywe kirirya nibatinde dufite inzara. Haleluya haleluya y'imbaraga. Rimwe kabiri gatatu. Amena. Reka nanjye ntere haleluya eshatu. Rimwe kabiri gatatu. Haleluya. Haleluya. Amashyi menshi kwa Yesu. Niyicarire. Karibu korari indirimbo y'amashimwe mwami Mana ushize hejuru y'amajuru ingangeni yawe ibihe byose n'icyubahiro mwami
Yeah.